imvune ya Bukayo ayo yinka Temidayo Saka ariko REAGAN niba ari ikintu cyagaragaye muri uyu mukino niba ari ikintu weekend isiza itweretse kuri Arsenal n'equipe ifite squads ifite bench komeye ariko za ntwari z'imipira y'imiterekano ziracyakomeje kuri Mikel Arteta yego Adela araza kubyinjiramo uko batsinze ngereka nkoreshe iyi minota 2 yego gusa ngereka akantu mvuga yego mentalite Arteta yaravuze ngo tukimara gutsindwa n'ikipe ya Man U nge n'abakinnyi twaraganiriye ndababaza ngo turaganira ku bintu bibiri mumbona mute mumbwiza ukuri and then nanjye mbabwira uko mbabona umva ukuntu ibyo bintu ari ibintu byiza ni nko kwikorera self evaluation ni nko kwikorera isesengura rya wowe nkawe ariko amagambo tugizana harimo na point B noneho hakaba n'icyo bita overall evaluation ndetse na analysis y'uko dukina ubwo ni through ibiganiro rero amakosa mumbonaho ibyo munshimaho ibyo mbashimaho amakosa mbabonaho muranyuzwe mungaye iki wamugani nawe akabwira uko icyo mu kinyarwanda umunyarwanda yitse gusasa inzobe sasa inzobe rwose cyangwa nka Kamara rizakamunya ariko bitekereza mu myaka 2003 ishize avuga ati jambo ndarivumbuye mujye musasa inzobe nta muntu wari uhari wo kumuburanya yaribwiye bujeni yabihera aho ngaho tayari ninde muntu ari kubahakanya byambukiranye ibitegyumbi ntako wabigenza wavuga ngo musasa inzobe nuko babyanzuye abo bantu kandi nuko biteye ibyo bintu bimeze uko babyita gusasa inzobe abanyarwanda barakabya cyane inzobe rwose sasa inzobe rwose tunoze ikinyarwanda bamaze gusasa inzobe rero icya kabiri cyaro kuvuga ngo none ko twamaze kwibwiza ukuri going forward tujye imbere tugiye kubaho dute aya mezi 4 asigaye ijambo ngo bemeranyijeho ni iringiri ngo we are going to be happy icyo nicyo kintu cya mbere tubanze twishime dukine twishimye dukine dufite ubushake butwereka ko ibyo twubatse atari ibintu byo guta burya iyo wishimye nibyo bintu bya mbere bikumara ubwoba kuko ubwoba burakubitisha kurusha intege nke wari ufite zisanzwe ubwoba burakubitisha ejo His Excellency avuze statement ikomeye cyane yaravuze ati hari ibintu umuntu ashobora kuturusha nk'abanyarwanda ariko umuntu ntakwiye kukurusha umutima ati umuntu yagera nubwo akwicaye akakwica by'umubiri atari ko umuntu ntazakurusha umutima ugomba nyine kugira iki kintu cya resilience yavugaga nyine uburyo nta muntu watwara u Rwanda uko ashaka ngo azarubwira ibyo ashaka kuko ntiyarureme Man City ngo irakomeye ngo Pep ngo atwaye ibikombe biha umutima uvuge ngo oya maze igihe nkiruka inyuma ntabwo nkiguha uyu mwaka n'uyu you are not going to win it again I'm going to fight kugera ku mwuka wanyu ntukijya kandi ibyo ntago ari ukuvuga ngo urabikora mu buryo ubikora n'ubwoba be happy enjoy football play ujyana umukino ku mukino ujyana umukino ku mukino ikipe ya mbere yitambitse Arteta yakoze statement asoza ibyo bintu komera avuga ngo we are going to fight and we are going to win it nuko abivuze urabyibuka we are going to fight and we are going to win it tugiye kurwana kandi tuzanagitwara byanze bikunze ikipe ya mbere yari dize niyo yahise bigwamo Adelari yabiguye miterero ni gute byagenze game plan ibitego byatsinzwe gute yarushijwe iki kugira ngo irye 4 idateye no mwizamu kuri Elland Road n'ahantu hagorana cyane kubera uburyo abafana baba bari hejuru cyane gusa Arsenal iri hanama bakoze bari motive cyane bari bafite ingufu bafite intensity bafite belief ubonaga ko bafite ingredients zose bateguye zo gutsinda no mukino Arteta ikipe yari yipanze neza uretse imvune ya Bukayo Saka nko wabigarutseho yavunikiye barimo bishyushya hajyamo Madueke message yayihawe rwose abara nk'iminota 5 ngo match itangire kari ugiye kubanzamo turatungurwa tubona Kai Havertz abanjemo nka nimero 10 twari twabonye Kai Havertz na Gyökeres icyo baduha muri Champions League
ari babiri babanjemo mu kibuga benshi twibazaga ko Eze, Odegaard, Mikel Merino ari nabo bagomba guturunira hariya hafi ya Gyökeres imbere, ariko twabonye umutoza azana Kai Havertz na Victor Gyökeres. Ku bwanjye nabonye ari n'ikintu gishobora kuzafasha Arsenal, kuko Kai Havertz afite uburyo adasanzwe kuri tekinike kuri baro, afite n'uburyo we uko namubonye link up play ni umukino udasanzwe na hold up play ni umukino udasanzwe, ariko Gyökeres we muri ibyo bintu ahubwo ntago ari mwiza cyane, ahubwo we abacunganwa no kwihuta. Kandi Havertz ni umuntu watangiye kwanreshinga Gyökeres, yatangiye kumurekura bimwe twavuze ngo akeneye umuntu umurekura, arakira umupira akahita amucunga ahantu arakamuhereza imipira mu profondeur mu espace. Gyökeres yagize umukino mwiza, yanatsinze igitego no kuri match ya Champions League bari bakinanye ya mbere, yari yatsinze igitego kuri pass ya Kai Havertz muri ubwo buryo nsobanuye, yaraje akinana abagenzi be hagati muri mediane, tushe ya kabiri arahindukira areba Gyökeres arimo yirukanka ahita yicomeka iragenda, Gyökeres arayirukanya aragenda atsinda igitego. So kuri iyi match aho ni Martinelli wamuhaye pass warugiye mu kibuga simbuye, Martinelli barimo bashimire cyo bita decision making ze muri iyi sezo, nyuma yo kubona ko ari mu bench atari umukinnyi uzigiye kuzajya akina bihoraho. Martinelli Arteta yaramubwiye ati decision making cyane cyane imbere y'izamu, imyanzuro ufata ugomba gukura muri ibyo bintu, ntago izi saha abantu bakigushinja, nanjye ubwanjye ndabibona uko wakinaga mu myaka 3 ishize ni kugikina. Wa Martinelli wirukansa abantu utesa ukagerayo inshuro 20 wagezeyo izavuye umusaruro, nta centre nta gitego nta penalty nta gikorwa gifatika, ni inshuro 3 gusa. Aravuga ati icyo kintu kigomba guhinduka, nawe ugomba kuba efficace imbere y'izamu. Ari no mu babiteri ba Arsenal isezo, ndumva ari mu bitego nk'icyenda toute competition. Uwa mbere ni Gyökeres umaze gutsinda ibitego byinshi, uwa kabiri ndumva ari uyu musore Martinelli umubencheri. So uwa kabiri numva ari Leandro Trossard toute competition. Ucunge neza cyane aho ngo ndaje mbirebe neza. So kuri Arsenal na Leeds yari match balance mu kibuga hagati, ko amakipe yombi yigeze 50-50 kubijyanye no guhererekanya n'ibindi na possession, ariko Arsenal ahantu yagize ikidasanzwe maze iminsi navuga ko inarakinga imbere y'izamu, kuko icyanya cy'imbere y'izamu yateye amashoti 15, muri ayo mashoti 15 icyenda yaganaga mu izamu. Arsenal yari maze iminsi itera amashoti menshi ariko agana mu izamu ari make, ugasanga muri game Arsenal yateye amashoti 20 ariko yaganaga mu izamu yari abiri. Mwashotaga he ayo mashoti? Mwashotaga ahagana he? Ariko muri iyi match bashotaga mu kicu. Leeds wabonaga yuko nubwo nayo isanzwe n'ubundi hari vulnerabilities ifite mu bijyanye na karite, ariko ni equipe ikunze kwihagararaho imbere y'ama equipe manini. Leeds United iyi sezo iyi match tigeze itsinda igitego, ni match ya kabiri yonyine ishoje uyu mwaka w'imikino, muri no mwaka w'imikino kuva watangira ishoje itinjije igitego. Bisone ngo Arsenal yari yayimenashe cyane, yateye amashoti 3 yonyine, Leeds United rimwe ryonyine niyo ryaganaga mu izamu rya David Raya. So hano ngasoza mvuga ni Arsenal iyi match yari yayize neza cyane, ikizere bazanye, inama bakoze, belief bazanye, by'umwihariko tugeze kubivuga ngo ikintu bari bakeneye gukosora kuruta ibindi byose yari amaction bakoreye imbere y'izamu rya adversaire, mugerayo inshuro nyinshi ariko imbere y'izamu mukora bikeya. Arsenal kimwe mu byo yanababwiye muri iyo meeting, Mikel Arteta mu byo yabwiye muri iyo meeting ahura n'abakinnyi, yarababwiye ngo ndashima performance zanyu, ndashima uburyo collectively muri iyi minsi murimo mwitwara pe, ndimo ndabikunda cyane. Ati cyo ngicyo nta kibazo ngifiteho rwose, performance wise kuri buri mukinnyi kuri stage ni sawa, ariko yarababwiye ngo tugezaho performance nziza buri mukino zidahagije, ahubwo tugezaho noneho gutsinda ari byo bihagije mu mukino. Performance nziza twarushije adversaire ariko twatsinzwe, twarushije adversaire ariko twanganyije, ntago bigihagije. Abantu bavuga ngo Arsenal yakinaga rwose wabonaga ko ntago bigihagije, ariko ntobonetse. Ubu ngubu ikihagije muri ano mezi anasigaye ni ukugira gute, ni ugutsinda, ntago performance zigihagije. So hari ikintu mvuga ko gutsinda iyi match ya Leeds United byari ingenzi cyane kuri Arsenal, bari basohotse. Ibi bintu biraza kubafasha cyane muri no kuruse igikombe cya championnat REAGAN. Muri match zisigaye za championnat
Arsenal izava London isohoka mu mujyi wa London inshuro 3 gusa muri fixture zose zisigaye. Arsenal izasohoka London muri match 3 zonyine. Match ya Brighton tariki 4 z'ukwezi kwa gatatu, match ya Wolves tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu, na match ya Manchester City 18 z'ukwezi kwa kane. Izindi match zose ziri London. Uzicyo bisobanuye nyuma yo kuraho iyi match ya Leeds United agasigara 3 bagomba kuva mu mujyi wa London. Arsenal kuruhuka kw'abakinnyi, ingendo za hato na hato ndende zigiye kugabanuka. Bagiye gusigarana uwo muzigo wo kuzajya bajya basohoka bajya kure cyane match nyinshi wenda za Champions League, ariko nibura barishimira ko izindi game hafi ya zose zisigaye bazajya bazikinira mu mujyi wabo wa London. Match ya Sunderland, match ya Brentford, Tottenham, match ya Chelsea, match ya Everton, match ya Bournemouth, match ya Newcastle, match ya Fulham, match ya West Ham, match ya Burnley, match ya Crystal Palace. Izo match zose Arsenal izajya ibihura n'ama equipe ya London cyangwa amwe yayisuye ariko andi yose asigaye na ya London. So kuri Arsenal iyi nsinzi yashyize mu mwanya mwiza. Kuri Mikel Arteta yakoze igikwiye kuruta ibindi byose. Ikintu cyonyine batishimiye ni imvune ya Mikel Merino yavunitse. Makuru anabwira ko ashobora kujya hanze sizo yose, ashobora no gusiba igikombe cy'isi. Yagize ngo imvune y'ikirenge. Yari umwe mu basore babafashaga cyane mu mikino imwe n'imwe iri kurusho, yaga mu kibuga ruw'ingenzi cyane, akaba yabatsindira igitego hangombwa. Turibuka igitego yabatsindiye kuri Newcastle, turibuka icyo kuri Man ejo bundi nibwo kitabahaye insinzi, n'izindi game yagiye abamo umukinnyi w'ingenzi kuruta ibindi kuruta ibyo bagenzi bari bakoze mu mukino. Tuzi uburyo yasigariyeho Gyökeres yaravunitse, ba Gabriel Jesus na bakayavetse badahari, tuzi uburyo yahabaye. Ariko Arsenal right now muri absence ya Mikel Merino ashobora gutanga nka rutayizamu. Havertz yagarutse yakina, Gabriel Jesus arahari, Gyökeres arahari, agiye kubaturunira hari batatu, ntacyo bitwaye. Kuri ya nama bakoze buri wese yemeye gukora self assessment ku byo agomba gukosora. Odegaard umwe mu bavuze ko nawe agiye kuba direct cyane, Arteta yababwiye ati performance zirahagije ariko ndashaka ko niba ari cyo twakora kugira ngo dufashe Gyökeres gutsinda ibitego, let's be more direct. So mpamya icyo kintu niba gikoresha neza ino season muri retour, Arsenal akayandirishinga muri ubwo buryo bagakina nta bwoba nkuko babigandiriye, bakirekura izi game zisigaye gutsinda iyi match. Byabubatsemo icyizere gishoboka. Bashyizemo amanota 6 nyuma y'uko Man City itakaje igacyura inota rimwe kuri Tottenham. Arsenal ya nama bakoze no gutsinda ino game, bavuze ko ari intangiriro yo gutangira gukonfirma igikombe bagishaka nta kibazo bafite. Arahandi hantu nabonye iki gikombe cyaba kiri muri position nziza yo gutwarwa. Urabona next game Man City iri deplaça ijya kwa Liverpool. Gusitara kwa Man City andi manota 2 si ngombwa 3 kunganya, kandi iri kwa Liverpool abagiyemo 8 hasa no muri weekend ifite Sunderland. Ugomba kurasa Sunderland ukayishyira ku ruhande. Arsenal iri home nago urabizi ko Fazare banganyije 2-2 ariko this time iri home, iri mu rugo ya nirase iri Emirates. Hanyuma Man City ni deplaça kwa Liverpool mu ntege nke zayo ninganya draw gusa arababaye 8 barabashojeje na 25 barabasigaye imikino 13 ibarwa ku ntoki. Undi mukino Arsenal izabifiteho gukonfirmiraho ko nandi ubwira umuntu ngo ihanagure ntuzonye no kubitekereza. Arsenal ku ya mbere kwa gatatu izabifite gukina na Chelsea. Hari umugabo w'umugande Arani no wamunyoherereje ariko yamamariza kuba meya wa Kampala. Arakabya cyane. Uwo mugabo yaravuze ngo niryo banga Arsenal izahita igendera kuri match ya Chelsea. Ngo yiga muri kaminuza ngo yigeze kuza genge y'amabandi. Ibandi rimwe ngo rifite imbunda. Ribarahabwa ati mwese amaboko hejuru. Temandi kumwe na mugenzi wanjye ari inyuma yanjye. Ati turayamanitse. Ngo abakwemo imbunda pistol. Ngo ajye kokinga isasu arishyira muri chamber. Ngo barayintunze. Ngo agiye gukanda nyine kuri trigger gutya kumwe wagiye gukora mu mbarutso. Ngo mba ndunaniye. Yaravuze kajya ngo ni film. Ngo nyunama ngo yaramaze gushyira urutoki mu mbarutso ngo barayikanze nyine. Ngo isasu rakubise mugenzi wanjye yari inyuma yanjye. Ngo cyagiye rero nunami. Ngo akiri gukanda ku mbarutso. Ngo nari nisemo kubita icyo bita
uppercut wese mukubita ingumi yabana iyi ngiyi ifata hano mu izamuka mu nkanga neza cyane hano kabisa mukana neza cyane iyi ngiyi ikura amenyo yandi ituma wiruma uppercut ngo nyimuzamura ngo atararandinga bagira ngo muteruje nk'ibiro nk'ijana ukundi kuboko kwasigaye kw'imoso ngumita mukubita bita straight punch none nkura ukuboko inyuma ngumita murasama ingumi yo mu maso ngumita mujugunya hari ngupistol gube hari nabaga hari ayayaya ngomfasha wa pistol ngumita nyimutunga ngo no ku rugamba narutsinze no gukubita uppercut na straight punch ugahita ushwanyaguza umuntu nta bintu byo kuvugana na Chelsea kuko icyo gihe bazaba bari gusoza journée ya 28 binjira muri 30 none se hasigaye imikino 10 Man City irusha 8 utongeye gusitara ugiye ukakirata ubwo wabura nta kintu wasobanura mu by'ukuri ibanga ni rimwe senga Liverpool isitaza equipe wikubitira Chelsea ujyana igikombe Arsenal izasoza itariki ya mbere kwa gatatu ibintu biri mu biganza ifite igikombe kuko Man City ivuye kwa Liverpool saa 6 arimo ugahita ukubitwa na Chelsea hagasigara 3 musigaranye match uzayisura kaba kabaye mu by'ukuri byaba bigoye ikintu nkunda no kubiganira biba byoroshye iyo kuvuga rodi yari straight punch na uppercut babyihuta cyane ariko muri izo ngibyo reka tujyane mu kibuga tuganira ibindi igitego cya kabiri muri uyu mukino bacyanditse kuri Noni Madueke Premier kugira ngo bitangaje nyuma ko ari icyaro Noni Madueke cyavuye kuri corner umva uburyo Arsenal imeze neza ku mipira iturutse muri kona cyangwa se ibitego batsinda biturutse muri kona biransaba gusubira inyuma gato ina 2022 batsinze ibitego 15 biturutse kuri corner mu mikino 45 ina 2022 batsinze ibitego 15 mu mikino 49 ina 2023 batsinda ibitego 17 mu mikino 52 yose ina 2024 batsinda ibitego 16 mu mikino 58 uyu mwaka w'imikino 25-26 bamaze gutsinda ibitego 22 biturutse muri corner mu mikino 37 Arsenal nziza ku mipira y'imiterekano Arsenal nziza kuri bench ubwo ndavuga abasore barimo ba Madueke ba Calafiori n'abandi bose mu by'ukuri bitwaye neza muri uyu mukino top scorer Arsenal muri iyi saison ni Jokeres ibitego 11 Martinelli ibitego 10 ibitego 7 bya Bukayo Saka na Leandro Trossard ndavuga ikipe yitwa Arsenal